This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza. Turagarutse rero mu ruganiriro rwacu. Uyu munsi mbahishiye iki? Uyu munsi nifuje ko tuganira ku bintu bikurura ibyishimo mu rugo, kurema ibyishimo mu rugo. Kugira ngo abantu bagire ibyishimo biba bimeze nk'umutetsi. Burya umutetsi iyo agiye guteka abanza kwegeranya ibirungo, ibyo ari bukoreshe, amasafuriya n'ibindi. Iyo rero atabyegeranyije cyangwa akagira bimwe mu birungo yibagiwe, ntabwo ibiryo bye biryoha nk'uko bikwiye. Ni kimwe rero n'ibyishimo. Ibyishimo nabyo birubakwa, ibyishimo biraremwa. Ibyishimo kugira ngo bibeho nuko cyane cyane hano turi kuvuga mu bashakanye, nuko umugore n'umugabo bazana bya birungo, bazana bya bivumbikirisho kugira ngo ibyo byishimo nyine biremeke mu mitima yabo buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ibintu 5 bishobora kurema ibyishimo mu rugo. Ikintu cya mbere kugira ngo ibyishimo mu bashakanye biganze, hari ukumva no kumvira. Muzarebe rero, muzarebe iyo umudozi, abadozi bo barabizi bakoresha imashini, burya rero amavuta atuma ya mashini igenda. Ni kimwe n'itumanaho mu bashakanye. Burya itumanaho ryisanzuye mu bashakanye ni urufunguzo rw'ibyishimo hagati yabo. Ni byiza yuko rero abashakanye biga kubwirana amagambo meza, amagambo atera mugenzi we akanyabugabo. Uyu munsi wabigenje neza, uyu munsi wakoze neza, wambaye neza, uzi ukuntu usa neza. Ibaze kugira ngo umugore cyangwa umugabo wawe akwandikire mesaje rwose isa naho ari ndende, noneho wajya kumusubiza ukamusubiza ngo okay, ngo sawa, ngo good. Biba bitewe nyine n'icyo wenda wamwandikiye. Urumva ibyo bintu bitakubabaza? Ushobora kuba wavugaga amarangamutima yawe ariko akakubwira ngo good, ngo ni byiza, ngo turaza kubivugana. Icyo gihe rwose ntabwo biryohera umutima, ntabwo binezeza umuntu. Icyo rero nicyo nashakaga kongera kuvuga, yuko ni byiza rwose yuko habaho kumva, kumvira no gusubiza. Indi ngingo ya 2 ituma abashakanye bagira ibyishimo mu rugo bikaganza ni iyihe? Hari ugukundana nk'aho ejo hari ubukwe. Ibyo bivuga iki? Gukundana nk'aho ejo hari ubukwe, gukundana nk'aho mugiye kongera gukora ubukwe, gukundana nk'aho mugiye kongera kwambikana impeta. Ibyo bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko umugore wawe uhora cyangwa umugabo wawe uhora umwereka ibimenyetso by'uko ukimukunda, ukabimwereka ubivanye ku mutima, atari ibya nyirarureshwa. Ukamutumira nyine nk'aho mugiye kongera kwambikana impeta, ukamubwira uti sheri, uyu munsi ndashaka kugusohokana. Ukagenda hirya aho ngaho hafi aho, cyangwa umwe mu bashakanye yateguye, mukaba mwasangira. Twumva ashobora kuvuga ati ese abo ni abafite ubushobozi. Hoya, mushobora kujya ahantu rwose wabiteganyije, ariko kandi nanone bitanatinze, kuko iyo urukundo rwabaye ubutita birumvikana. Ya mashini nababwiye iyo yatangiye kuzamo ingesi, kugira ngo ushyiremo amavuta bisaba gushyiramo amavuta menshi. Rero uko kuba mwasohoka ntabwo byaba kenshi, kuko nabyo bishobora kugira ingaruka wenda ku bukungu bwanyu. Ariko ndavuga nti rimwe na rimwe ukamufata, ukamutungura, ukamubwira uti dusohoke, ukajya gufata akabrushete hafi aho ngaho niba bishoboka, agafanta se, ndetse yewe n'agahiye, ariko aha ngaha nyaboneka mugafata mu rugero, hanyuma mukaba mwasangira. Ukajya uzirikana amatariki meza ari mu mateka y'ubuzima bwanyu, ni ukuvuga amatariki mwashyingiriweho. Ni urugero, ayo matariki mukayasirikana, mukagira ibyo mwongera kwibukiranya, mukibukiranya urukundo rwanyu, ndetse mugahana n'amakado.
abakristu se cyangwa abemera Imana, harimo abagira batyo bakavuga bati tujye gusaba misa yo gushimira Imana ko tumaranye, ko umubano wacu umaze imyaka 2, umaze umwaka umwe, umaze amezi 5, umaze imyaka 10, 20, 30, 40 n'indi myaka myinshi 75. Ibyo byose ni ibintu bishoboka, buri wese akajya abizirikana, kuzirikana amatariki mugenzi wawe yavukiyeho. Urugero rwa wa muntu twaganiriye akambwira yuko bo ibyo bintu bya aniveriseri, ngo kwibuka imyaka bamaze bashyingiwe, ngo za aniveriseri, ngo aniveriseri y'umugabo cyangwa y'umugore, yewe yanambwiye yuko we aba atazi n'itariki umugabo we yavukiyeho. Nimwibaza abo bantu, kandi n'umugabo we nawe ntajya abikora, ntajya abyibuka. Nimutekereze nk'ibyo bintu, nk'ubwo buzima, utwo tuntu rero ushobora kuba uvuga uti ariko hari n'ubundi buryo abantu bashobora kugaragarizanya ibyishimo. Nanjye nababwiye nti ibyo ngibyo ni bimwe mu byo nabonye, namwe mushobora kuba mubona ibindi, mukabona urukundo ruhora rushaka gusukurwa. Nta kuvuga ngo namwambitse impeta cyangwa twambikanye impeta, ibyo byararangiye. Naramukoye, ibyo byararangiye. Naramukunze, ibyo byararangiye. Ubundi se ko ndi mu rugo, icyo ndwana nacyo ni iki? Nyaboneka ngaho mugerageze n'iyi ngingo ya 2, niba mutajyaga muyikora cyangwa se hari ibindi wenda mushobora kuba mwumvisemo, nimugerageze murebe ukuntu ibyishimo hagati yanyu mwongera mukabirema, mwongera mukabyubaka, mukaryoherwa no kubana. Indi ngingo ya 3 rero ituma ibyishimo hagati mu bashakanye biganza ni iyihe? Ni ugufatanya imirimo. Ushobora kuba wibaza uti se njyewe mugabo imirimo nakora ni iyihe? Ariko nyamara wibuke yuko n'igihe wari utarashaka hari imirimo wikoreraga. Kumesa ushobora kuba warabyikoreraga, guteka, guhanagura inkweto ushobora kuba warabyikoreraga. Iyo rero noneho bije nka kimwe mu bifite imbaraga mu gutanga ibyishimo hagati yawe n'umugore wawe, biba akarusho kurushaho. Birashoboka yuko muri wikendi ushobora kuvuga uti reka nimesere amasogisi, ni urugero. Reka mfashe madamu wanjye ari gufura, wenda yasohoye imyenda myinshi, reka mufashe gufura. Ibyo se ntibishoboka? Birashoboka cyane. Ndetse iyo muri gufatanya imirimo burya muba munaganira, kandi byanze bikunze hagati yawe nawe haba hari ibyishimo. Niba atetse, birashoboka yuko wamufasha guteka. Ushobora kumukatira ibitunguru, ushobora guhata ibirayi, birashoboka. Ushobora kumufasha gutegura ameza niba ibiryo bihiye. Ibyo byose ni imvugo y'urukundo. Ibyo byose ntabwo mushobora kubikora murakaranyije, ntibibaho kuko ni imvugo y'urukundo, ni imvugo izana bya byishimo mu mutima wanyu, ukumva mugenzi wawe uramukunze kurushaho, ntabwo wamunaniza, ntabwo watuma arushywa n'imirimo kandi uhari. Icyo gihe rero ni igihe nacyo cyiza, iyo mvugo nyaboneka yo gufatanya uturimo, iyo mvugo yo gufatanya imirimo. Nawe mugore hari ibintu ushobora gufasha umugabo, rega birashoboka yuko mwaba mufite nka chantier aho muri kubaka. Ushobora kugera kuri chantier ukamufasha guterura ibiti, ukamufasha guterura amatafari ushoboye guterura, cyangwa n'indi mirimo iri aho ngaho kuri chantier. Ibyo bintu rero nabyo ni ibirungo by'ibyishimo mu rugo. Mugerageze murebe yuko bitazabaryohera, bikazageraho bikaba n'umuco iwanyu. Indi ngingo ya 4 irema ibyishimo hagati mu bashakanye ni iyihe? Ni ukwiyakira no gusaba imbabazi. Kwiyakira no gusaba imbabazi. Kenshi mu bashakanye, ndetse bitewe no mu bashakanye no mu bandi bantu basanzwe, kurema ibyishimo hagati mu bashakanye, hari igihe rwose umugore cyangwa umugabo akorera mugenzi we ikosa, agahitamo rwose guceceka, nk'ugiye mu mva. Mutekereze namwe kujya mu mva, nk'ugiye mu mva pe, agaceceka, kandi ibyo byose
bikajyana n'isura mbi, n'isura yahindutse ukuntu, kurakara, mbese kwikubita, kwigunga, ukagenda ukicara hariya utavuga utagira gute, ku buryo umuntu agira n'ubwoba bwo kuba yakwegera. Ngaho mumbwire ibintu iyo bimeze gutyo, buri wese niyibuke uko bijya bigenda, kiba ari ikibazo gikomeye. Burya kwakira ko ushobora gukosa nawe, kuko twese turi abantu turakosa, kwakira yuko ushobora gukosa hanyuma ukaba ugasaba imbabazi. Wenda reka ntange urugero, ntabwo ari ku bagabo gusa, no ku bagore birashoboka. Umugabo ashobora kuba yakoshereje umugore, cyangwa se umugore akaba yakoshereje umugabo. Byanze bikunze uwakosherejwe aba arakaye, afite umujinya, atavuga, rimwe na rimwe ahura n'ibintu pafu pafu abikubita imigeri, ndetse rimwe na rimwe waba ufite abana. Burya abana batugorerwaho, bagorerwa ku babyeyi, ugasanga niba umwana agukoreye akantu byatu ukaba umukubise umugeri, cyangwa se umukubise urushyi, cyangwa ukaba umwutsi inabi, abafite abakozi bakabuka inabi. Nuko igihe rero cyagera umutima mwiza, kwa kundi uvuga uti nkwiye gusaba imbabazi mugenzi wanjye kuko namukoshereje. Iyo wowe mugabo cyangwa wowe mugore uteye intambwe yo kubwira mugenzi wawe uti rwose mbabarira, nagukoshereje, ntabwo nari nabigambiriye, rwose ntibizongera, ndakwinginze mbabarira. Iyo bivuganye wa mutima wo gusaba imbabazi, wa mutima ushaka kongera kukugaruramo ibyishimo nawe bitamusize, byanze bikunze wa wundi warakaye, wari wagize isura yikunje, ya sura irongera ikaba isura nziza, isura irambutse, isura ifite umunezero, inseko nziza, hanyuma nyine abantu bakongera bakabana. Gusabana imbabazi nabyo bizana, birema ibyishimo mu rugo. Burya gusaba imbabazi ni ikintu kiragoye pe, kiragoye, ariko niba ushaka kurema ibyishimo hagati yawe na mugenzi wawe, saba imbabazi. Ntabwo bikwaka icyubahiro cyawe, ahubwo biguha amahoro rwose. Izi experience zose muzagerageze muzikore, murebe cyangwa munibuke uko bijya bigenda, bitanga amahoro. Hanyuma amahoro wayagira wowe usabye imbabazi, ukayasakaza no kuri wa wundi usabwe imbabazi, kandi usabwe imbabazi nawe agasabwa kuzitanga. Kuri kurubaka ntabwo kuri gusenya. Ingingo ya 5 ari nayo ya nyuma ituma ibyishimo mu bashakanye biganza ni iyihe? Ni ugufata umwanya wo kurema ibyishimo. Gufata umwanya wo kurema ibyishimo, ibyo bishaka kuvuga iki? Gufata igihe cyo guseka. Ese mu rugo mujya mugira okaziyo cyangwa umwanya wo guseka? Bitari nka ya famiye nababwiye, bamwe umwe yinjira undi akinjira, kandi ngo ni ubuzima bamariyemo imyaka 5, nta okaziyo yo guseka bagira. Mwebwe iwanyu mujya murema okaziyo yo guseka? Iyo okaziyo mushobora kuyirema ryari? Hari okaziyo yo guseka, okaziyo yo gukina, okaziyo yo kurebana filime, okaziyo yo gutemberana. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ababikoze wenda muzatubwira muri komantiri. Abagira umwanya wo gutemberana, ukavuga uti uyu munsi cyangwa se iki gihe n'iki mugabo wanjye, cyangwa se bikaba no muri gahunda zanyu yuko nyuma y'ukwezi ni urugero mufata umwanya mugatembera mukajya kureba ibyiza Imana yaremye. Erega burya nabyo bizana umunezero. Mukajya ku gasozi ahantu mukitegereza imisozi, mukaryoherwa, mugaseka, mukazana bya biparu nyine bitarimo n'ubuseriye bwinshi. Ibiparu bitarimo ubuseriye bwinshi bigatuma museka. Hari ugukina, ushobora kuvuga uti se umugore twakina iki?
umugabo wanjye twakina iki, ariko izo ni okaziyo nziza. Mu rugo niba mufite amahirwe yo kugira abana, niyo mwaba mutabafite, mushobora gukorera icyo gihe icyo gukina. Hari imipira mu rugo, hari amakarita, hari igisoro. Ibyo byose ni uburyo bwo kurema umwanya w'ibyishimo. Hari ukurebana filime, hari ukurebana filime. Ibyo byose ni umwanya wo gukereya ibyishimo, kurema ibyishimo. Hari ukurebana izo filime, umupira. Ibyo byose ni uburyo bwo gukereya cyangwa ni uburyo bwo kurema umwanya w'ibyishimo. Muzabigerageze murebe. Tujya tubireba mu mafilime tukagira ngo ni ibintu bakina gusa, ariko iyo tunabirebye tubona yuko abari kubikina nyine hari amakuru baba baduha. Hari amakuru baba baduha batubwira bati nyamara wowe kanaka na kanaka mufashe umwanya wo gukina umupira mu rugo, wo gukina umupira mu rugo byaba byiza. Harimo n'abantu nagiye mbona, ariko ubwo ni abantu bari bageze ku rwego ruhanitse, bafite ubushobozi, bafite ibibuga bya basket mu rugo, bya volleyball mu rugo. Ariko mushobora no gukina n'ibyo byose nababwiye, igisoro, amakarita, kurebana filime, kurebana umupira. Ibyo byose bigatuma muryoha. Burya iyo wishimye usohora ibyishimo, usohora umutekano, usohora amahoro. Ibyishimo ntabwo ari amahitamo, ahubwo ni umurimo wa buri munsi. Ibyishimo tubyubaka buri munsi tubinyujije muri za ntera tumaze kuvuga 5. Nawe birashoboka yuko uzi izindi zishobora kwiyongera kuri izi ngizi. Abashakanye iyo bishimye hari byinshi bihinduka mu rugo rwabo. Abana mu rugo baba bishimye, nabo bakura neza, bagakurira muri iyo mood y'amahoro. Ibyo byishimo babonana ababyeyi babo nabo bakabisiga abandi, aho bari, aho bakurira ku ishuri, aho bazakurira, ndetse bikazanabaherekeza no mu ngo zabo, abazagira uwo muhamagaro wo gushaka cyangwa se no mu yindi mihamagaro bashobora kujyamo. Usanga abari mu rugo nabo bishimye. Bashobora kuba atari abana, hari abakozi wenda, cyangwa se abandi bana murera, abandi bana batuye aho ngaho, abaje babasanga bose baba nabo mubasiga bya byishimo, mubanduza bya byishimo. Birumvikana yuko iyo umuryango ufite ibyishimo n'igihugu kigira amahoro, ndetse n'iterambere naryo rikazamo. Nsoza ikiganiro cyacu navuga nti ibyishimo hagati mu bashakanye si impano, ahubwo ni umuhigo buri wese ahiga. Ibyishimo birubakwa, ibyishimo ntibyikora. Nizere ko mwamaze gukora subscribe. Naho ubutaha. This is Family Table TV.